mwiriwe nejejwe no kubana namwe muri aka kanya twigana icyigisho cyiza cyane gifite umutwe uvuga ngo Imana iguhe imyaka y'umunezero. Mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ugiye kuvugana n'ubwoko bwawe, abantu wiremeye ku ishusho yawe, abantu ukunda. Ndakwenyeze kugira ngo uduhe imyaka y'umunezero kandi uduhindurire amateka, utwagurire imbago, uzuvugane n'ubwoko bwawe uri mu ijuru. Kandi abantu bazumva iki cyigisho uzabampera imyaka y'umunezero, uzabibagiza agahinda n'imibabaro bagize mu buto bwabo, bazabone yuko mu ijuru hari Imana ihindura ibihe. Urakoze rero, ugumye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha imyaka y'umunezero. Tugiye kurebera ku mateka y'umugabo wita Yakobo. Yakobo twamubonye ko Aburahamu yabyaye umwana umwe Isaka, akamubyara ashaje. Aburahamu yari afite imyaka 100, umukecuru we Sara afite imyaka 90. Isaka nawe yamaze imyaka 20 mu bugumba, maze abona kubyara abana 2, Esawu na Yakobo. Yakobo rero yari mutoya, noneho Esawu ari we mukuru, maze Yakobo yiba umugisha w'umukuru umuvandimwe wewe, arawumwiba mu buriganya. Igihe Isaka yarashaje atakibona, maze Isabwira Esawu ati Isaka abwira Esawu ati, mwana wanjye dore ndashaje, genda umpigira umuhigo uze noneho guhesha umugisha. Maze nyina Rebeka arabyumva, maze aravuga ati, abwira umwana we Yakobo ati, mwana wanjye uzi ko so agiye guha umugisha mukuru wawe Esawu? Kandi igihe Rebeka yari atwite, impanga zikabyirira mu nda ye, yarasenze abaza Imana ngo, none ko mu nda merewe nabi, bimeze bite? Imana iramwibwirira ngo, Rebeka we, mu nda yawe harimo amahanga 2, kandi umwana mutoya niwe uzaba mukuru. Bibanza kumucanga kandi azabona ubuyobozi. Urumva noneho Rebeka yazirekanaga ijambo Imana yamubwiye yuko umukuru ari we uzaragwa ibyasezeranijwe. Noneho Esawu agiye kubihabwa, Rebeka arabyumvise, aragenda ajya gufasha Imana. Abwira umuhungu we ati, ngwino twigire se ubwenge, dore ntabona arashaje. Umwana muto Yakobo ati, mama ndabigenza nte? Kubona ngewe Esawu ari cyoya, afite ibyoya byinshi, ngewe nkaba nta byoya mfite. Aramubwira, turica intama tuteka umuhigo, tuteka inyama zayo, umushyire umubwire ati, data ndi umwana wawe Esawu, mpesha umugisha. Maze akora nk'uko nyina amubwiye. Umwana abaza nyina ati, none najya kunkora akabona ntanyerera ntari cyoya, kuko se atabona nakubwira ngo ngwino ngukoreho, urajya umutega rwa ruhu rw'intama. Umugambi barawunoza, bumva rwose ni abanyabwenge pe. Ariko Rebeka kuri iyo nama yagiriye umuvandimwe we, ntabwo yari azi ingaruka bizagira. Ubwo rero yarayimugiriye, maze arateka intama nziza. Arangije kuyiteka, afata rwa ruhara rw'ikinga. Isa yajya kumukoraho akamukinga rwa ruhu rw'intama, maze Isa aramubwira ati, ijwi ni Yakobo ariko umubiri ni Esawu. Amuhesha imigisha yose. Maze Esawu nawe baratungutse, agiye mu cyikoni aratetse, azanye umuhigo azaniye se. Maze araza ati, data ndi umwana wawe Esawu, mpesha umugisha. Iki ninde uvuye hano? Umuntu uvuye hano yambwiye ko ari Esawu, kandi imigisha yose nayimuhaye, kandi ni koko azayihabwa. Mbega Esawu ngo arababara we, mbega yarababaye, ashaka umuvandimwe ngo amwice. Bari abavandimwe 2, Esawu na Yakobo. None agiye kumwica, Rebeka abwira Yakobo ati,
hunga mukuru wawe kuko agiye kukwica, uhungire kwa musaza wanjye Labani. Yaragiye yirukanka ijoro rya mbere arananirwa, araryama yisegura ibuye, yarananiwe, yari afite inkoni, yari afite ubwoba y'ibyo yakoreshejwe na nyina akemera, yari afite agahinda mu mutima. Ariko Imana izi ibiduhagaritse umutima. Imana yari izi agahinda ka Yakobo, maze Imana iraza iramwiyereka, imwereka urwego ruva hejuru mu kirere rugera hasi, abamarayika banyuranamo, bazamuka bamanuka, bivuga ngo Imana ni umuhuza wacu n'abantu. Maze Imana iramubwira ati, mwana wanjye Yakobo, nzakugirira neza, kandi iki gihugu uryamyemo nzakikugaruramo amahoro, nzajyana nawe, nzagarukana nawe. Maze Yakobo aravuga ati, nyakubahwa mwami Imana, nungirira neza, ukampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, sinzabura kugushima, sinzabura gutanga icya 10 n'amaturo. Imana yabwiye Yakobo ko Imana izamugirira neza, ariko Yakobo yumvaga ibyo kurya n'ibyo kunywa nk'uko natwe twasengaga. Natwe hari igihe twasengaga tubwira Imana ngo nutugirira neza ukaduha ibyo kurya n'ibyo kwambara uzaba ukoze, ariko Imana yaduhaye ibirenze. Na Yakobo niko yasenze ngo numpa ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ntabwo yari azi ko Imana itanga ibirenze. Imana yabanye nawe, aragenda atungukika kwa Labani, yari kwa nyirarume, maze akora imyaka irenga 20. 20 atendera, bamushyingira abakobwa 2, bamushyingira Leya na Rasheli. Maze basaza babo bakobwa barabanga, kuko babonye ukuboko kw'Imana yacu kwari kumwe na Yakobo. Maze basaza b'abagore ba Yakobo, babyara be banga Yakobo, baramubwira ati, waje ufite inkoni yonyine, none dore ibyari bya data umaze kubyigabiza. Batangira kumwanga, na nyirarume atangira kumwanga, atangira kumuriganya ku mukumbi yamuhaye, amuriganya kenshi. Maze Yakobo arababara, maze atakambira Imana ya Isiraheli, arayibwira ati, mfite ubwoba bwo gusubira iwacu. Ninsubira iwacu mukuru wanjye Esawu aranyica. Niwe nahunze, naramuriganije imyaka 20. Arakibuka icyaha yakoze. Bibiliya irambwira mu Migani igice cya 28 umurongo wa 13, harambwira hati, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko umuntu wese ubyatura akabireka azababarirwa. Yakobo yari afite ubwoba, aho Yakobo ababyara be ntabwo yari amerewe neza, baramwangaga, baje kumwanga. Maze rero na nyirarume aramwanga, akamuriganya. Yakobo yari ari hagati nk'ururimi, ariko nubwo yari ari hagati y'ururimi nta cyerekezo afite. Yazirikanaga Imana yavuganye nawe, yaramubwiye ngo nzabana nawe, kandi iki gihugu nzakigaruramo. Maze bimuyobeye Yakobo yasenze Imana, yigisha inama. Maze Imana iramubwira ati, Yakobo, ufata ibyawe, ufata abagore bawe, ufata abana bawe, usubire mu gihugu cyawe, kandi nzabana nawe. Yagiye adasezeye nyirarume, agenda adasezeye basaza b'umugore. Maze ubwo yari aragiye, umukumbi wa sebukwe yatumye abagore be Rasheli na Leya n'abaja babo, ati, nimba mwemera ko nabakoreye nabakoye, nimunsange hano, mwe gusezera so, mwe gusezera basaza banyu. Murabizi neza ubugome basaza banyu bangirira, murabizi neza ubugome so angirira, amuguza buri munsi. Nta mahoro mfite kwa baso, nta mahoro mfite kuri basaza banyu. Subira iwacu. Imana yambwiye ngo ninsubire iwacu. Yaragiye afata urugendo, agenda asengera mu mutima, atekereza ukuntu ari butungukeyo, atekereza ukuntu Esawu ari bumwakire. Maze yenda kugera, amaze gukora urugendo rw'iminsi 3, sebukwe amenya ko yagiye. Maze aragenda, agiye kumugeraho, Imana iramubwira ati, ntugire icyo uvugana nawe.
ingi yamuhaye uburenganzira bwo kugenda. Maze agezeyo sebukwe wa Yakobo yari afite ubwoba by'uko ibyo yakoreye umukwe we azabyitura abana be bageze mu gihugu cyabo. Arangije amuga ati narinzanywe no kukugarura, ariko Uwiteka yambujije, yambwiye ngo singira icyo nkubwira, ari ikiza ari ikibi, singira icyo nkubwira. Maze rero amuga ati nuko Imana yanjye yagukangaye, iyaba Uwiteka ataravuganye nanjye ko izabana nanjye n'aya matungo mpavanye sinari kuyavana, ariko Uwiteka yaje aragukangara. Wangiriye nabi, wagiye ungirira nabi, wagiye uyundiganya, nta kintu cyiza wankoreye. Niyo mpamvu Uwiteka yaje kugukangara, aza agahinda nagiriye iwawe, aza umuruho naharuhiye, Uwiteka yagukangaye. Maze rero nyirarumera abana aramubwira ati ndahira ko ubugome nakugira utazabyitura abana banjye. Ni ukuri bagirana amasezerano, maze bagirana amasezerano bashinga n'ibuye. Aravuga ati ni ukuri ubugome wongere ntabwo nzabwitura abana bawe. Arangije nyirarume asubirayo, ariwe bita Labani, undi aragenda. Noneho ahantu ntinda rero ni ahantu Yakobo yasengeye. Yenda kugerayo yareba igihugu cy'iwabo agiye kugikandagizamo ibirenge. Yararebye aravuga ati Esawu ndamutunguka he, naramurayiganije amfite umujinya mwinshi, maze afata impongano twakwita nka ruswa kugira ngo yenda Esawu nabibona agubwe neza, amwakirana urukundo. Arema imitwe, afata amatungo n'abanyashoreti. Uza kukwakira nakubaza ngo ese ibi ni ibyana, uvuga ati ni by'umugaragu wawe. Atangira kurema imitwe, abantu bagenda mu byiciro, ariko abona ibyo bidahagije, agenda yihirana n'Imana, arakirana, arasenga. Aho yasengeye hari ahantu hari amabandi, hari abajura, hari abanyazi, hari inyamaswa z'inkazi, ariko ibyo ntabwo byamuteye ubwoba kuko yarahanganye n'icyaha yakoze mu myaka 20 yose. Yari agifite igishinja cy'ibyaha, yaragiye aragundagurana senga, abwiza Imana ukuri, ayibwira ibimuri ku mutima. Tindatinya ko Esawu yanyica, akanyicanyana n'abana n'abagore banjye. Mu by'ukuri abana nta cyaha bakoze, abana bagiye kuzira ubugoryi bwanjye. Aba bana nta cyaha bakoze, aba bagore ntago bazi amateka yanjye yahashize. Bambonye iwabo ndabatereta baranyemera, none dore nga bagiye gupfana nanjye bazira ubugoryi bwanjye. Mana mbabarira icyaha cyo kuriganya, Mana mpindurira amateka, Mana mpindurira izina. Yarasenze bwenda gucya, marayika w'Uwiteka araza aramukacira arakomeza, agira ngo ni bya bisambo bije kumwica, maze nawe ararwana, ariko aza guhishurirwa ko ari marayika w'Umwami Imana. Maze aramubwira ngo ndekura kuko umuseke wenda gutambika. Aramubwira ati oya, ntago nkurekura utampaye umugisha. Mbese nkubaze ko yari afite abagore 4. Yari afite Rasheli, akagira Leya, akagira Zilipa, akagira n'undi muja. Bose bari abana be, bari abagore be. Yari afite abagore 4. Rasheli na Leya n'abaja babo bari abagore ba Yakobo. Yari afite n'abana 11. None se umugisha yashakaga n'uwuhe? ko yari afite abana, agira ubutunzi, akagira abagore. Umugisha yashakaga n'uwuhe? Reka mbabwirize ibanga. Umugisha watsindi n'ukwemerwa n'Imana. Abantu bakwemera bakagukomera amashyi, ariko Imana itakwemera uri mu nzira y'akaga. Ndaguhendahenda kugira ngo uharanire kumenya ibanga bakera bari bafite ryo gukirana bagakesha ijoro bashaka kwemerwa n'Imana. Maze yarakiranye, maze marayika w'Uwiteka aramubaza ati ariko ubundi witwa nde? Nanjye nkubaze. Marayika yamubazaga izina atarize, ariko Imana ishaka ko twivugira ibyacu. Maze aramubwira ati nitwa Yakobo, ndi umuriganya. Izina Yakobo bivuga umuriganya. Yarariganije, ariganya umugisha wa mukuru we, kandi Imana yari yaramubwiye ko izawumuha, ariko yabifashe mu manyanga. Maze rero arangije, Imana yamubwira ati witwa nde? Nitwa Yakobo. Iramubwira ati ntuzongera kwitwa umuriganya ukundi, ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha.
maze aho marayika w'Uwiteka yafashe ku nyonga y'itako rye ahita acumbagira, maze yagiye acumbagira agenda acumbagira, maze umwana Yosefu niwe wari muto, maze agenda maze ati papa kucumbagira pa ni iki cyabaye pa? Abana bato bizirika kuri ba papa wabo, maze Yakobo ati mwana wanjye Yosefu ubu ndacumbagira izina rishya, Imana yampaye izina rishya, ntago nkitwa umuriganya ahubwo nitwa Isiraheli, Imana yampinduriye amateka. Muzi byabaye muri bya bindi byo gukirana? Igihe marayika yakiranaga na Yakobo, marayika yagiye kuri Esawu ugiye guhura na Yakobo, aramubwira ati ariko se kufasha izo ngabo 300 zo kwica umuvandimwe wawe? Icyambere, umuvandimwe wawe afite agahinda, nyina Rebeka wamukundaga cyane yarapfuye kandi ntago yigeze anamushyingura. Icya kabiri, niwe muvandimwe wenyine asigaranye, nta wundi wo kumuhakeya, nta wundi wo kumwitaho, nta wundi wo kumwakira afite, ni wowe muvandimwe uri amaraso ye. Icya gatatu, iso arashaje, ni we rero ugomba kwita ku muvandimwe we umwakire. Iyo dusenga Imana irwana intambara, iyo twihana ibyaha tukabyatura Imana iduhuza n'abanzi bacu, kandi Imana yishakira igitambo. Maze Esawu ahagurutse mu rugo ari kumwe n'ingabo 300 zo kwica umuvandimwe nabo bari kumwe, yageze imbere ya Yakobo maze arapfukama ati muvandimwe. Maze Yakobo aravuga ati kukubona hameze nko kubona mu maso ha marayika. Barahoberana, aramwakira, maze bagirana ibirori byiza kuko data wa twese yabahuje. Muvandimwe nkurikiye, nukuri nimba ufite umuntu ukwanga, musangere wowe kemura ibyawe bikureba. Imana izabahuza, ni Imana ihuza abashwanye bagahura, ni Imana itanga amahoro, ni Imana yunga abantu abari badafite relation, abantu bari barashwanye bakongera bakunga ubumwe, kandi ikabaha urukundo rwa kivandimwe. Uyu rero Yakobo mbabwira yabyaye abana 13, harimo n'umukobwa umwe bita Dina. Mu Isirayeli ntago babaraga umwana umukobwa, niyo mpamvu avuga abana 12 ba Yakobo. Noneho Yakobo wagira umugisha wo kubana n'Imana no gukirana n'Imana, agahindurirwa izina rishya, Imana ikamuha izina rya Isiraheli. Yareze umwana we Yosefu amurera neza. Yosefu agirirwa umugisha wo kubona se yarahindutse, akurira ku birenge bya se wahindutse, bityo Yosefu yubaha Imana. Imibereho ya Yosefu itaragiraga icyaha rero yo kubaha Imana yatumye abavandimwe bamwanga, baramugurisha, bamugirira nabi, baramugurisha n'Abayishimayeli ajya mu Egiputa. Agiye mu Egiputa tubona Yosefu ari muri gereza agumya gutabaza Imana. Imana iza kumuvanayo, Imana imuvanisha imbaraga zayo zikomeye, imugira ukomeye mu Egiputa. Tubona mu Egiputa inzara itera imyaka 7, maze Abisirayeli abana ba Yakobo bajya guhaha mu Egiputa, basanga Yosefu yarakomeye, basanga Yosefu ni umuntu ukomeye, ni ushinzwe stoke y'ibwami, ni uwa kabiri ibwami. Ariko Yosefu arabamenya, bo ntibamumenya. Byaje kurangira rero Yosefu abibwiye ko ari umuvandimwe wabo, kandi aranabababarira, arababwira ati ntabwo ari mwe mwabikoze, ni Imana yari izi bizaba, ishaka ko mbakiza icyago cy'inzara kimaze imyaka 2, hasigaye imyaka 5, ngo mujye ibyiza bya Egiputa, musogongere mu kugira neza kw'Imana, mujye muhage ibakize icyago cy'inzara. Ni Imana yabyemeye. Rero bavandimwe banjye mwikwirenganya, ni Imana itabishaka ntabyo mwari gushobora. Rero Yakobo yaraje nkuko tuza kubibona muri Yakobo igice cyaho cya mwitangiriro, igice cyaho cya 46 umurongo wa 28. Turareba uko byagenze igihe Yakobo yahuraga na Yosefu, byagenze gute. Itangiriro igice cyaho cya 46 uhereye ku murongo wa 28 aravuga ngo Yakobo na Yosefu babonana. Yakobo atuma Yuda imbere ye kuri Yosefu ngo amuhe inzira ye yo kujya i Gosheni. Bagera mu gihugu cy'i Gosheni, Yosefu yitegura igare rye, arazamuka ajya gusanganira Isirayeli i Gosheni, aramwihereka,
aramuhobera, begamirana amajosi, aririra ku ijosi rye umwanya munini. Ku murongo wa 29 bitangira igice cyaho cya 46, Yosefu yateguye igare rye aragenda. Yari ababwiye ngo musabe i Gosheni, umuryango wa Yakobo watuye i Gosheni. Noneho mu gihe bari batuye i Gosheni, Yosefu nawe nk'umuntu ukomeye mu Egiputa yateguye igare rye aragenda atitaye ku cyubahiro cye. Yaragiye ahobera se, yari akiri muzima. Ise yarazi ko umwana we yapfuye, yaramwiraburiraga, akaba azi ko Yosefu yapfuye rwose, akagira agahinda kamushenguye umutima kuko yamubyaranye n'umugore yakundaga cyane witwaga Rasheli. Maze igihe rero bageraga i Gosheni mu Egiputa, maze Yosefu afata igare rye, reka ngende mbonane na data atarapfa. Yaragiye aramuhobera, Yakobo aramuhobera, aramununira umwanya munini, aramuhobera, ibyishimo birabasaga. Wumva amagambo Isirayeli abwira Yosefu ati naho napfa nibyo bizi, ubwo nkubonye nkamenya yuko ukiri uwo mwana wanjye, naho napfa ubu ngubu nta kibazo, menye kuri uwo mwana wanjye uriho, ntago narizi ibyakubayeho. Abavandimwe bawe bambwiye ko babonye ikanzu nka nyamaswa z'inkazi zakuriye, ibanga bahishe imyaka myinshi cyane, bararimenye yuko abahungu baribo bagurishije umwana we. Agahinda yagize kose yagatewe n'abo yibyariye. Mbega urugo rwo kwa Yakobo rwari ruteye agahinda, nyamara Imana yari yaravuganye nawe. Yakobo rero Isirayeli yahoberanye na Yosefu aravuga ati naho napfa umunezero wanjye urashyitse. Yosefu abwira bene se n'inzu ya Sati, ndagenda mbwire Farawo yuko bene data n'inzu ya data bari mu gihugu cy'i Kanani bansanze, kandi ko ari abashumba kuko baragira amatungo, kandi ko bazanye imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose. Nuko Farawo n'abahamagaza akababaza ati umwuga wanyu ni muki? Muzamusubize muti abagaragu bawe turagira amatungo, twahereye mu buto bwacu kugeza n'ubu, twebwe ubwacu n'abasogokuruza. Muvugire mucyo kugira ngo muture mu gihugu cy'i Gosheni, kuko umushumba wese ari ikizira mu Banyegiputa. Batuye i Gosheni kugira ngo hari hujuje ibyangombwa byose kugira ngo bahororokere. Niyo mpamvu Yosefu yabahitiyemo ako gace kari kaberanye n'ubworozi bwabo. Maze umwami yaraje, Yosefu ashyira Farawo se Yakobo. Yosefu aragenda abwira Farawo, twageze mu itangira igice cyaho cya 47. Yosefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose bageze ino, bavuye mu gihugu cy'i Kanani, none bari mu gihugu cy'i Gosheni. Muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Farawo abaza bene se wa Yosefu ati umwuga wanyu ni muki? Basubiza Farawo bati abagaragu bawe turi abashumba twebwe ubwacu n'abasogokuruza. Kandi babwira Farawo bati dusuhukiye muri iki gihugu kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu, kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanani. None dore turakwinginze, emera ko abagaragu bawe dutura mu gihugu cy'i Gosheni. Farawo abwira Yosefu ati so na bene so baje iwawe. Farawo abwira Yosefu ati so na bene so baje iwawe, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngo utuze so na bene so. Ahaguruka utuze so na bene so haruta ahandi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni. Kandi niba uzi muri bo barukunyu, ubagire abatahira b'inka zanjye. Yosefu yinjiza na se Yakobo amushyira Farawo. Itangiriro 47 umurongo wa 7 mutatega amatwi. Yosefu yinjiza na se Yakobo amushyira Farawo. Yakobo asabira Farawo umugisha. Haleluya! Yakobo yarazi neza ko ari umuhesha w'umugisha, nubwo yabarizwaga mu bwoko bw'abashumba, ariko yarazi neza ko ari umuhesha w'umugisha. Igihe Yakobo yinjiraga kwa Farawo, umwami wayoboraga igihugu cy'igihanganye cya Misiri, Yakobo yahise asabira Farawo umugisha. Nubwo Farawo ari umutunzi, nubwo Farawo ategeka, nubwo Farawo ari umuherwe, ariko akeneye umugisha uva ku bantu b'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo amahoro isi ifite
n'imigisha isi ifite ni ukubera abantu b'Imana bayiriho, abantu b'Imana batari ku isi, n'umwuka w'Imana akava ku isi, abayobozi ntacyo bakora ngo abantu bumve. Impamvu rero bayobora bikemera, impamvu tubwiriza bikemera, impamvu iterambere ryemera ni ukubera abantu b'Imana bari ku isi ndetse n'umwuka w'Imana akiri ku isi. Farawo abaza Yakobo ati, imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Imyaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi ntingana n'imyaka y'ubukuru bwa sogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Farawo yarabwabajije Yakobo ngo imyaka yawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi ntingana n'imyaka y'ubukuru bwa sogokuruza. Yakobo asabira Farawo umugisha maze amuva imbere. Izina ry'Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aha rero turabona yuko Yakobo yasabiye Farawo umugisha igihe yagezwaga imbere ye, yarazi neza ko ari umuhesha w'umugisha. Ikindi twakwigira kuri ibi bintu, igihe Yakobo yahuraga n'umwana we Yosefu bagahoberana bakarira, Yosefu yararize cyane, anezezwa no kongera kubona umubyeyi we batandukanijwe imyaka myinshi. Yakobo nawe ahita avuga ati, mwana wanjye, ubu naho napfa birahagije, umunezero wanjye urahagije. Ariko Imana iramubwira ngo no Yakobo, ntago bihagije, ntago bihagije, nkwaye imyaka y'umunezero. Imana yamuhaye imyaka 17 y'umunezero. Urabona yuko imyaka yivuze, Yakobo yavuze ngo imyaka y'uruzerero rwanjye ni imyaka 130. Imyaka 30 kwa Yakobo yamubereye imyaka mibi. Abana be bakoraga ibyangwa n'Uwiteka, yabonaga abana basambana biwe, yabonaga abana bamuca inyuma bakamurongorera n'abagore biwe. Ye baba we yari afite abana bateye agahinda, yari imyaka y'uruzerero, imyaka y'amakosi. Niyo mpamvu Yakobo yayise imyaka y'uruzerero. Ariko igihe yahoberaga umwana we akavuga ati, naho napfa birahagije, Imana aramubwiye ngo nkongera indi myaka y'umunezero. Nawe Imana iguha indi myaka y'umunezero. Iyo myaka y'umunezero Yakobo yari iby'ibwami, atungwa n'iby'ibwami, bakanywa n'amata y'inka zabo. Abana bababona bihana, babana barabasambanye, babana barabicanye. Noneho amateka yarahindutse, amateka yarahindutse pe, amateka Imana irayahindura y'abana be. Abona abana be bihana, abona umuryango uri kororoka i Gosheni, batunzwe na Farawo, batunzwe n'ibyiza bya Egiputa. Imana irabororotsa, Imana ibaha ibyishimo batari barigeze bagira. Imana yarabibahereye mu Egiputa. Imana inezeza uyu mukambwe Yakobo. Nyuma y'ikose haba hari umunezero. Nshuti nteze amatwi, nawe Imana ikumera imyaka y'umunezero, imyaka y'uruzerero. Imana yikwibagize, yibagije Yakobo imyaka 130 y'uruzerero, abona agahinda n'amakosi ye mu buzima bwa buri munsi. Ikigeragezo kivasimbura ikindi. Mu ruzerero yabuze umugore yakundaga Rasheli. Mu ruzerero yatangiye kurera umwana w'imfubyi witwaga Benjamin, kuko nyina yaramubyaye Rasheli ahita apfa. Urumva mu myaka y'uruzerero tubonamo amakosa atandukanye. Ariko nkwifurije kugira ngo nawe Imana ikuremere imyaka y'umunezero. Imana yahaye imyaka Yakobo y'umunezero, imyaka 17. Atungwa n'ibwami, yambikwa n'ibwami, agaburirwa n'ibwami, agira agaciro k'ibwami. Ariko hari ikintu cyabaye bari Gosheni. Nubwo Yosefu yari minisitiri w'intebe mu Egiputa, yafashe abana be babiri, Efurayimu na Manase, aba yabyaranye n'umunyamisiri wo mu Egiputa. Aravuga ati, data, nubwo aba bana banjye bazaragwa ingoma za cyami mu isi, ndakwinginze aba bana nabyariye mu Egiputa, Efurayimu na Manase, bazabaranwe n'ubwoko bwacu. Icyo byagaragaje amasezerano Yosefu yari afite ijambo ry'Imana, yari afite agaciro, yari azi neza ko gukorana n'Imana ari umugisha uruta ubutunzi bwose bwo mu isi. Yari yaramenye ibanga ry'Ikaruvari.
Yosefu yarazi yuko n'ubwo ubwo bwoko ari ubwoko buciriritse, ari ubwoko bw'abashumba ariko bufite ibanga, bwabikijwe ibanga ry'ibyasezeranijwe, babitse ubwiru bw'Imana isumba byose. Niyo mpamvu Yosefu yafashe abana be yabyariye mu Egiputa, Efurayimu na Manase, abashyira papa we, arababwira ati data umbyara, ndakwinginze aba bana nabyariye mu Egiputa babarwe mu bana ba Isirayeli, babarwe mu bana b'abashumba, ubwoko buciye bugufi ariko bwubaha Imana. Haleluya! Ibyo byagaragaje icyizere Yosefu yari afitiye ijambo ry'Imana n'amasezerano yayo, kuko yari azi neza ko Imana itazabura kubavana mu Egiputa, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ikumena imyaka y'umunezero. Ahari ntago nzi ngo uruzerero rwawe n'imyaka ingahe, wabonyemo byinshi bikomeretsa umutima, wahuye n'ibitero byinshi bya Satani n'ubu bikiza, ariko imyaka y'uruzerero Imana ikwibagize, ikuremera imyaka y'umunezero. Iyahaye imyaka 17 y'umunezero Yakobo, akabona ibyiza byo mu Egiputa, akabona abana be bororoka, akabona abana be babyara hungu kobwa, mbega abana bororoka bakabona barabyara. Reka Imana ikwibagiza agahinda kose n'umuruho wose, reka Imana ikwibagiza uruzerero rwose wagize rw'amakosi y'ubu buzima. Reka Imana twongere tuyigirire icyizere, tugirire amasezerano yayo icyizere yuko yavuganye natwe. Tugumya tunambe ku Mana nk'uko indirimbo 38 ivuga ngo unambe ku Mana ntuyimure, nubwo waterwa n'impagarara humura uzagarukirwa na rutare. Nubwo wahuye n'amakosi menshi ashariririye, Imana ikumera imyaka y'umunezero. Nanjye Imana indemera imyaka y'umunezero, nongere mbone neza y'Imana ku buzima bwanjye. Nawe nkurikiye wongere wumve Imana bundi bushya, ubone neza y'Imana ku buzima bwawe. Imana iduhe imyaka y'umunezero, kandi duhe kubona ibyiza byo mu gihugu, mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Nyakubahwa Mwami Imana, turacyagushima, watubereye mwiza ibihe byose, nuko uhabwa icyubahiro. Ari njyewe n'abankurikiye, nuko uduha imyaka y'umunezero. Isi yaradushaririye, twahuye n'amakosi atandukanye, n'aba bankurikiye hari amakosi atandukanye baciyemo, ariko turagusaba turi mu isi kugira ngo uduhe imyaka y'umunezero, twongere tunezezwe n'amasezerano wagiye uduha, wihutisha amasezerano waduhaye ku buzima bwacu, twongere tubone neza y'Imana, noneho utwibagiza agahinda n'imibabaro nk'uko ijambo ryawe bivuga. Wabihaye Yakobo, umugirira neza, urabyandikisha kugira ngo tumenye neza kuri Imana itanga imyaka y'umunezero. Ari njye n'abankurikiye, uturemere ibyishimo n'amahoro, uturemere imyaka y'umunezero tukiri ku isi, kandi ubwo ugiye kugaruka bidatinze tuzarushirizaho kunezererwa mu bwami bwawe. Amahoro Yesu nabane natwe, kandi abankurikiye mu mpande enye z'isi ubahe imyaka y'umunezero, ubabere igisubizo muri byose, ubibagize amakosi y'ubu buzima, mu izina rya Yesu urakoze, amen.